Shalom shalom bakunzi ba Esther Gatako official muraho mumeze neza natwe namahoro turashima Kristo. Imbeho gusa nitumereye nabi. Nafashe umwanya ngo mbifurize umwaka mwiza wa 2026. Twebwe imbeho ni hatari ahangaha, so tudatinze ndabaramukije mwese aho muherereye, inshuti zanje, abavandimwe, abari ahantu hose hatandukanye muri Afrika, muri Amerika, Australia, Europe. Imana ibahereze umugisha. Harakonje ariko nyine kutwihanganira. Nafashe umwanya ngo mbashimire kuri video ishize twakoranye n'umusaza. Twabonye amakomenti yanyu n'ukuri Imana ibahereze umugisha, mwaduteye intege, turabishimira Imana. Hanyuma nkomeje kubashimira cyane, mwakoze subscribe nyinshi, ubu twakwije 1K. Nukuri Imana ibahereze umugisha. Iyo mutaba muhari ntabwo twari kubishobora twenyine, hamwe namwe mwaduteje imbere. Imana ibahereze umugisha nukuri utagabanyije. Nutarakora subscribe agenda ikore ubu ngubu kuri Esther Gatako official. Imana ibahereze umugisha. So nifuje hari abantu kubasubiza ibibazo, hari abantu bambajije ngo se kiriya gitabo cy'umusaza bagikura he? Muri uku kwa mbere kiraba kiri available kuri Amazon, umuntu ubishaka kuri Amazon yakibona. Hanyuma hari abambwiye ko ijwi ritarimo rirumvikana neza wa munsi, ni ukutubabarira izuba ntibisezerana, twarakoze nyine amajwi asa n'ahetse no mikrofone ziba decharge, niyo mpamvu ubutaha bizamera neza cyane. Rero nafashe umwanya ngo bifurize umwaka mwiza wa 2026 n'imiryango yanyu. Yemewe Imana yaturinze mu mwaka wa 2025 ntacyo tutabonye. Ni ukuri twabonye neza y'Imana. Ushobora kuvuga ngo wowe ngo ntacyo Imana yakoze, ariko urahari. Kuvuga ihari ni neza y'Imana. Rero uri umukandida wo kugirirwa neza, ntucike intege. Wowe uri mu bibazo, wowe urwaye, kuba gusugejeje uyu munsi muri uyu mwaka ugihari, ni ukuri Imana irakora ibitangaza muri uyu mwaka. Witegure kwakira ibitangaza by'Imana. So ntabatindiye, nashatse kubereka ukuntu hano iwacu hakonje noneho. Sinarebye neza kuri meteo, ariko tugeze kuri kangahe mbwira abakunzi banje. Noneho nshatse kubereka ukuntu twege ibonane kuntu yagenze. Kurikira hano. Yemewe hano hantu murabona ubukonje buhari, umuriro watse. Nababe nkababereka ukuntu hano hantu hakonje hari imbeho. Umuriro watse, murebe ni ukuri kw'Imana. Murebe ibitangaza by'Imana. Turagenda mu mihanda, urebe iyi neje iri hano, umuntu akamara umwaka, akamara uwa kabiri, akamara uwa gatatu nta accident akoze, imodoka itanyereye ngo abe yogira ikindi kibazo cy'umubiri. Ni ukuri rero turashima Imana cyane kubwo yaraba yaraturinze. n'ibi bintu mwamubona, iyi mbeho imeze gutya, iyi neje imeze gutya, ni ubuntu bw'Imana gusa. Twakayuye, reka tube nk'abakubitaho isaku, twakayuye cyane. Rero Imana ibaheze umugisha. Nifuje kubashimira, nifuje kubifuriza umwaka mwiza. Wowe ugitegereje, wowe ku musozi wo gutegereza urubyaro, wowe ugitegereje viza, wowe ugitegereje urugo rwiza, wowe wifuza ikintu icyo cyo cyose, Imana ikugirire neza, Imana ikumve, Imana igusubize, Imana igushumbushe imyaka yariwe n'inzige mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibane namwe inshuti bavandimwe. Imana ibahereze umugisha. So kameme watembeje abantu iminota 2 gusa bakareba hano hantu. Hano hantu ni muri parike, turi muri mwe combien? Mwe 19. Turi muri mwe 19. Niyo mpamvu mwamubona imbeho. So murebe kuntu hano hantu mu bisanzwe ni muri parike, na hantu heza hubatse neza mu biti, hari ibintu abantu ibijure by'abana, ahantu abantu batembera bakorera siporo, ariko ntabwo ushobora kuhamenya. Ntabwo ushobora kuhamenya kubera ko iyo neje yaguye n'imbeho yabaye biba byabaye too much, ntabwo ushobora kumenya ahantu hose. Rero aha ni mu mazu abantu batuye, ariko nyine biba byagoranye cyane. Kadusubire mu mazu, nshaka kubatembereza gato twege ku munsi itariki 1 kwezi kwa mbere. Murebe imbeho dufite, harakonje, ariko nyine zose no gushimira Imana. Rero ntabatsindiye n'ukuri, Imana ibahereze umugisha, barukubifuriza umwaka mwiza no kubabwira ngo mwarakoze kudushigikira.
aba subscribers babaye benshi, Imana ibahereze umugisha, ni ku bwanyu. Tutabafite ntacyo twakwigezaho. Nawe utarayikora gira vuba ukore subscribe, ukore comment, usharinge iyi video ubonye uyu munsi. Imana ibahereze umugisha. Part 2 twakoranye n'umusaza iraje vuba, turayiteka iraje vuba muyibone. Imana ibahereze umugisha. Ciao ciao, bye bye.